ngo umutindi bamukorera umutwaro utaremera, ati nimwongereho ikindi niho wikorereka neza. Natwe twitera ibibazo mu nzira yo kujya mu ijuru kandi yoroshye n'impamo. Tuzabishobora se? Reka da. Kira ubutumbi ukaba muzima muri Yesu Kristo. Ati nta kindi nzirata keretse umusaraba wa Yesu. So umusaraba we nzirata Yesu Kristo uri mu bwonko bwanjye. Gukomeza amategeko bibyarwa no kwizera. So gukomeza amategeko bibyara kwizera. Hari ikibanza n'igikurikiraho. Abamaze kugira kwizera kw'Imana n'abamaze kugira iki kugira Yesu mu bwonko niko kwizera. Nibo noneho icyari cyarabananiye baragikomeza. None abigisha ngo amategeko niyadukiza sibyo, abavuga ngo yavuyeho sibyo. Uri hana 8:31 ngo muzamenye ukuri niko kuzababatura. Ubuntu rero iyo umaze kubugira nibwo inshuti y'Imana. Ukora iby'Imana ishaka. Uva muri bwa butindi wagira ngo butuma ukora iby'Imana ishaka, muri bwa bushengesho, muri bya bindi wiyiriza ubusa. Yewe no Abaheburayo igice cya 4 ngo mwinjire mu buruhukiro. Uruhutse iki? Ikibazo cy'amategeko cyari cyarakunaniye kirashira. Guko kwinjira mu buruhukiro iyo umaze kugera ku ntambwe ya 7 yo kwizera, ukora nk'uko Yesu yakoraga. Ntiyavunikaga iyo yaterwaga n'umubiri we, yaravuga genda, nawe ugakora nka buti genda Satani. None ikibabaje nturabyarwa ubwa kabiri, turazurwa. Yesu yaravuze ati Nikodemu nukuri utabyawe ubwa kabiri ntazabona ubwami bw'Imana. Iyo ntambwe ya 7 nibyo kubyarwa ubwa kabiri, nibyo kubikiremwa gishya, kugira Yesu mu bwonko ijambo rye. Ukavuga iki kurimo, ukava muri ya maganya wahoragamo, ugatsinda ubwoba, ugatsinda inkeke, ukibanira na Yesu. Abantu ugasanga bararata ibintu umva birababaje cyane. Ugasanga bararata nk'aba none se yarabikoreye nibye, none se natabirata ni kuki? Icyase kiri hehe? Niba naragiye gukorera amafaranga nanjye nkajya gukorera Yesu, nanjye ndarata inka zanjye n'imodoka zanjye n'indege zanjye, ijambo ry'Imana. Ubuse ko navuze guhera mu gitondo kugeza ubu ngubu ndi umukire muri byo. Nawe rero niba ufite amazu yarata, ariko ntugire amazu yonyine, ugire na Yesu Kristo. Nanjye ibyo bintu ndabikeneye, ariko Yesu Kristo niwe nyambere, ibindi bikabona gukurikiraho. Nawe niyo nama nakugira, gira Yesu Kristo, ibindi bibibye bibe bimukomokaho ari ibye. Ngiki gisubizo gisubiza baba Gatolika, ngiki gisubizo gisubiza baba gorozi, baba Protestanti bavuye kwa Papa. Yesu igisubizo, Yesu mu bwonko. Muzaga ntukiri intumbi, wakiza ubutumbi wazuwe, ugakora nk'uko Yesu yakoraga. Ati muzakora nk'uko nakoraga ndetse murusheho. Kuki yamaze kuguha icyatumye naba agira ngiye insinzi yewe yayiguhaye, ukamugira mu bwonko. Yesu atugume muri jye nanjye ngume muri wowe. Nibwo uzagira icyo ukora. Icyo uzakora ni iki? Si umurimo wundi, n'uya amategeko. Nta kikubereye inkeke, wabaye inshuti ya Yesu, uba n'inshuti y'icyo avuga. Ubaka ingero. Ndakubwira ukuri, twigishije abantu uburyo bwo kugira Yesu mu bwonko. Urugero rwananiye 50 barukuba inshuro 5. Nukuri amafaranga ntiyabuze, habuze abayatanga. Bayatanga bakayatanga mu mafuti. Kuko gutanga kubanzirizwa n'umuntu bwe. Imigani 23:26
mwana wanjye ubwonko bwawe ninjiremo, ubwonko bwawe si amafaranga yawe, kuko iyo wamugize ibyawe byose biba ari ibye, ntukoreshwa, ntucibwa urugero, urakora nk'uko nawe yakoraga. Ntibakwibutsa erega ngo umutindi bamukorera umutwaro utaremera, ati nimwongereho ikindi niho wikorereka neza. Natwe twitera ibibazo mu nzira yo kujya mu ijuru kandi yoroshye n'impamo. Tuzabishobora se? Reka da. Nguko gukizwa n'ubuntu, ubuntu bukageraho bukugeza ukaba inshuti y'Imana. Ntuyihemukire nk'uko Yesu atigeze ahemuka, muneshe nk'uko nanesheje, ugakira ubutumbi ukaba muzima muri Yesu Kristo. Ati nta kindi nzirata keretse umusaraba wa Yesu. Si umusaraba we nzirata Yesu Kristo uri mu bwonko bwanjye. Erega ndi mu byumva izo ntambwe rero, intambwe iyo umaze kugerwamo n'ijambo ry'Imana, Mwuka Wera kurimo, Yesu akurimo jambo, ariyo nomero ya 7 ariyo kwizera, haza intambwe ya 8. Haza intambwe ya 8 witwa izina rishya. Mu byahejwe ngo uzahabwa izina rishya, kandi iryo zina nta muntu urimenya kereka uritanze n'urihawe. Iryo zina rishya ni iriheze, si iri zina nk'uko witwa kanaka na nyiranaka, oya, ni imibereho mishya. Ugira imibereho mishya, niryo zina rishya. Ninde umenya imibereho yawe? Ni wowe uyimenya n'Imana yawe. Izina rishya, inomero ya 9, ubwo nibwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo cyaba umuryango w'Imana bo mu ijuru. Soma mu byaheshuwe urahumva, ibitabo birabumburwa. Daniel igice cya 7, 9 n'10 ibitabo birabumburwa, ukandikwa mu inomero ya 9, ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. None umuntu aravuga amashengesho ngo bamwandike mu gitabo cy'ubugingo, oya, ukigezwamo n'ubuntu ntacyo ukoze ukabona gukora. Intambwe ya 10 ni igihamya kereka abantu icyo wamaze kuba cyo, kuko ntibasoma mu bwonko bwawe, barabona ko uri umukristo nk'abandi kandi utakiriwe. Ni umubatizo wo muri Yorodani. Umubatizo ntugira icyo guhinduraho, ntugira icyo kumariye, ni kereka abantu icyo wamaze kuba cyo. Ikibabajwe rero nuko ubatizwa utari wabacyo, ukereka abantu icyo wabaye cyeje ugahemuka. Umubatizo ni igihamya icyo wabaye cyo. Karuvari ni icyahamyaga ko umukiza amaze kunesha, ariko abantu ntibari bamuzi. Haba icyo gikorwa kereka isi yose ko yamaze kunesha, nawe ukabatizwa igihamya ko wamaze kuba ikiremwa byishya, wamaze kuvuka bushya. None turabatiza abantu batari bazurwa, batari babikiremwa gishya, batari bavuka ubwa kabiri. Ngizo rero izo ntambwe uko ari 10. Tugereje ahangaha, iki ni icyigisho cya 20 tubaye duhagarariye ahangaha. Ibi bintu muzabibona ku buntu bw'Imana, ibitavugitse Mwuka Wera azabyuzuza. Reka dukomeze kugira ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana tuyobowe na Mwuka Wera mu izina rya Yesu.